ntago wajya kubona ukabona abakobwa basambanye nabo, ukabona abagore basambanyije, cyangwa se wa mugore we warasambanye n'abagabo. Iyo dosiye akaba ariyo iri mu gitabo Imana ikwereka. Iyo nyanja rero iteye ubwoba, inyanja y'umuriro n'amazuku iteye ubwoba. Nigeje kugira umugisha w'Imana nerekwaho gatoya. N'uyu munsi yanyumvise cyangwa nkongera kuyitekereza uburyo nayibonye mu gihugu cy'umwuka, numva inteye ubwoba. Kandi kantera ubwoba ntafite imbaraga zishobora kuba nabwira umuntu wese unteze amatwi uri mu byaha ngo nakizwe. Iriya nyanja ntigira itangiriro, ntigira iherezo. Umuriro wakamo ntuzima, amanywa na nijoro uhora waka. Nta nkwi nabonye zirimo, nta kibiriti nabonye bacanamo, nta esansi nabonye bamenamo. Iriya nyanja iteye ubwoba, iraka amanywa na nijoro. Amatwi yawe akumva ibibwiriza ariko ntubashe kwifatira umwanzuro ku byaha byawe. Ese iherezo ry'ubugingo bwawe ni irihe? Ese uzaguma muri ibyo ngibyo bikumarira iki? Ndakurarikira kwakira Kristo, nimumwegere. Uyu mugoroba ateze amaboko, ashobora kukubarira ibyaha byawe byose. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kubana nabo mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, bazanye ubutumwa bwiza Imana iba yabahaye, abandi dukorana ibiganiro bitandukanye by'ivuga butumwa. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ndakwinginze cyane aho uri hose ngo nyaboneka nuritangira uze kurirangiza kugira ngo wumve icyo Imana igushaka. Mureke tumwakire tumuhereze ikaze. Wowe ureba ijambo ry'Imana nk'iri ngiri ukaba ubabaye, ukwiye gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi, nawe izagutabara. Naho wishimye ijambo ry'Imana rakubwira ngo ujye uririmba, ariko unajyane na Yesu gutabara abandi, kuko abajyana nawe aribo bazagabana umugisha w'Imana. Reka twakire uyu mukozi w'Imana tugiye kubana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Mwiriwe n'amahoro. Amakuru. Turashima Imana. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Yes, muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabizi ko mudukunda. Negewe Evangeliste Tesire Beatrice, naturutse mu rusengero rwa Foursquare Gospel Church. Umushumba wanjye ni Fidel Masengo. Ndamushuhuje umushumba wanjye aho yaba ari buze kumbona. Hanyuma namwe ndabashuhuje cyane inshuti z'Iyobokamana TV. Ndabizi ko mu nkunda kandi nagiranye ibihe byiza namwe ndabizi ko mujya munsuhuza ku murongo wa Mass for Ministry. Ngira ngo tubanye neza. Rero ndishimye Umwami anteye iteka kuba ndi hano aya manywa nanone kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane. Mbazana ijambo ry'Imana rero muri Bibiliya, Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 4 niho turi buhere ijambo ry'Imana. Umurongo wa 4 haravuze ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranyijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, ndagushimiye aya masaha nguhaye icyubahiro, mfatikanyije n'abera bose. Mwami, tugiye kuganira ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo umhindure mikoro ibasha kurangurura mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi twese tugubwe neza twifashijwemo n'imbaraga z'umwuka wera. Ngwino ubane natwe, ufashe imitima yose iri buboneke imbere yawe, abari bumvire, nanjye kandi umpereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amen. Ndanezerewe cyane aya manywa kubana namwe n'iby'igiciro cyinshi, koko ndabizi ko nababoneyeho umugisha mwinshi. Igihe bantumiraga hano nabonye urukundo mu nkunda, mbona uburyo mukurikira ibibwiriza,
nanone numva nkunze kugaruka ngo tuganire. Nshimiye Imana data wa twese kwiduteye iteka kongera kumpereza uyu mwanya nari maze nk'amezi 6 murabizi ntari kuri sheni, ariko ndagarutse. umwami Imana nteye iteka, izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye mu murongo wa 4 Petro ibice 2 ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Turabizi ko nta rindi zina dufite kuvuga hano mu isi atari izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Niryo zina twahawe gukirizwamo, niryo zina risumba ayandi mazina yose yo mu isi. Ibyakozwe n'intumwa, ndibaza ko ari ibice 4 ku murongo wa 12 iryo jambo ariko ritubwira Yesu niwe dukwiriye kwamamaza, Yesu niwe dukwiriye kubwira abantu, niwe uruhura imitima agatanga ubugingo buhoraho ku bantu. Kandi turabagabo baguhamya ko ababanye na Kristo dufite ihumure ry'imitima kandi dufite amahoro yuzuye. Rero ijambo bazaniye umutwe w'ijambo ndabandikiye mbabwira ko ari ukuvuga ngo twegere Imana mu gihe nk'iki abantu bahagaritse imitima. Ndabizi ko turi mu bihe bidasanzwe. Ntegurira ijambo navuze ngo ndaganiriza imitima y'ubwoko bw'Imana bunteze amatwi. Aya manywa duhuye n'ibyorezo biduhagaritse imitima, duhuye n'iminsi y'imperuka duhagaritse imitima. Buri muntu wese ku ruhare rwe aribaza ati bizagenda gute, bizarangirira hehe, ko byatangiye gutya bimeze gute. Ariko ndagira ngo nibutse imitima y'abanteze amatwi yuko mu byanditswe byera Kristo ibi bintu yabivuzeho, kandi nimba yarabivuzeho ni nayo mpamvu bidakwiriye kudutwara igihe duhagarika imitima yacu, ahubwo dukwiriye kwizera Imana tukizera na Kristo watumenyesheje bino bihe. Murabizi mu rwandiko rw'Amatayo 24 ko Yesu yagiranye ikiganiro n'abigishwa be mu gihe bari bavuye gusenga ku musozi. Bamubaza bati ni bihe bimenyetso by'imperuka bizagaragaza imperuka no kugaruka kwawe? Yesu aritonda arababwira ati muzumva intambara, impuha z'intambara, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka muri iyo minsi. Ati bamwe bazaza biyita ko ari abakozi banjye mu izina ryanjye. Aravuga ati urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazagambanirana bakirane mu nzu z'imbohe. Kubera iyo mpamvu ibyorezo byaje ku munota wa nyuma, aho yavuga ati n'ibyorezo n'indwara bizaza, ariko ntimuzahagarika imitima. Muzamenye ko umwana w'umuntu ari ibimenyetso bizagaragaza ko umwana w'Imana azaba ari hafi kuza, ndetse n'imperuka y'isi. Rero ntabwo badufite ku birimo bihanurwa, usibye kwiyeza no kubana n'Imana neza. Abadafite ubwo bwoba ni ababanye n'Imana neza, koko Bibiliya ivuga ko nta kintu kizatubaho kidutunguye. Imana izabanza kubitubwira muri Amosi 3:7 ngira ngo murabizi ko Imana ibivuga ko nta kintu kizaba Imana itagishuriye abagaragu n'abahanuzi bayo. Ndagira ngo ntange ihumure rero kubanyumva. Imana irimo iravuga, abakozi Imana turavuga batandukanye. Ndashyigikira cyane ubuhanuzi burimo bucaho, ariko nanone nkabugenzuza ijambo ry'Imana. Imana ntabwo ari umwicanyi, Imana ntabwo ari Elishabab izaza ikarimbura abantu bose b'Abanyarwanda, abakijijwe n'abadakijijwe. Ngira ngo umwuka wera umbamo je uvuga ko abatabanye n'Imana neza, Imana ishyizeho igihe cyo kugira ngo biyeze, bihane, bave mu byaha, bakore ibyiza, bige gusenga. Kandi abo bazamenya gusenga bihannye imitima yabo yera, nibo bazabasha gusenga bagahagarika kino cyorezo. Koko ni umugambi wa Satani, si umugambi w'Imana. Umugambi wa Satani rero ntago uzanisha umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Icyo Imana yatuvuzeho igiherekeza imyaka 1000. Abo yabwiye ko izabarinda izabarinda, abo yabwiye ko bazataha nabwo n'abageni bezwa. Ibyo byose bidufatanyiriza hamwe kuturemera ibyiza, kuko turi mu Mana dufite amahoro yuzuye. Rero nshuti bakundwa, nabazaniye ijambo rivuga ngo ni ukwegera Imana muri ibi bihe abantu bahagaritse imitima. Kristo niwe banze ryo kwizera. Turabizi ko yabaye hano mu isi agakora imirimo yatumwe na se. Ayirangije aravuga ati igihe kirageze cy'uko nsubira kwa data. Ariko agiye kugenda adusigira umurage wo kuvuga ubutumwa bwiza. Aravuga ngo nimugende muvuge ubutumwa bwiza uhereye i Samariya kugera Yudaya kugera i Samariya no ku mpera y'isi.
turi hano rero nk'abagabo bo guhamya ko ijambo ry'Imana rigomba kuvugwa nk'uko Kristo yaridusigiye. Ijambo ry'Imana dukwiye kuribwiriza tugendeye ku mahame n'urufatiro rwa Kristo n'intumwa ze kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana. Uyu rero Bibiliya itubwiye ngo nitumwegere, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa se atamujyanye. Ari abarimo bitaba Imana muri iki gihe cya COVID, ari abafite amasezerano y'uko bazataha Kristo ataragaruka, ibyo byose ndabizi ko bigomba kubaho. Ariko icyo mbwira abantu muri aya masaha ni ukwegera Kristo. Wowe ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima kandi ukibanye n'Imana neza, muri ibi bihe tugezemo ni ukwegera Kristo neza. Uramwegera gute Kristo neza kugira ngo unezeze umutima w'Imana? Imana ni yera kandi yegerwa n'abera. Ukuntu uri bwegere Kristo, urifatira umwanzuro wo kureka ibyaha, ukizwe, watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami. Wange gukora nabi, wige gukora neza kugira ngo ubashe kunezeza umutima w'Imana. Nunahamagarwa muri ibi bihe bigoye biduhagaritse imitima, abantu barimo bavuga ngo icyorezo kiraje, kije kwica abantu, kije kubarimbura, kije kubamaraho, icyo Imana ishaka ni umuntu ukijijwe kugira ngo nakurwa mu isi, koko n'ubundi mu isi turi abashyitsi n'abimukira, iwacu ni mu ijuru abakijijwe. Ariko Bibiliya ikanavuga ngo ijambo ry'umusaraba iyo abantu barifobeje hano ku isi, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga n'agakiza k'Imana. Rero ndahamagarira abantu kwegera Kristo. Kristo umwegere ukijijwe, Kristo umwegere wihana ibyaha, Kristo umwegere ushaka kubona Imana. Koko ntabwo bishoboka ko wakwegera Kristo ngo ukomeze ukora ibyaha, kandi iyi si turabona ko yugarijwe n'ibyaha n'ibicumuro byinshi abantu barimo bakora, tureba gutya kugeza naho n'ubwoko bw'Imana bukijijwe uyu munsi bugaragara imbere y'Imana bwitwikira, bwimanukira, badafite umususu w'ibyo bavuga, batazi ko ibyo bavuga abantu babateze amatwi, cyangwa bibazanira igisuzuguriro, cyangwa bibazanira ibyaha. Ku Mana n'umugayo munini cyane. Mwibuke neza ko kwegera Kristo biduhereza kuba abizerwa ku Mana n'ibisonga byeguriwe ubutumwa bwiza Imana ishakaho ko bibwiriza biriho ubunyangamugayo. Data atwishimire cyane. Sifa kwa Mungu wa Israeli. Rero ndimo ndavuga ngo turegera Kristo gute nk'umukozi w'Imana bahagaze imbere kuri aya masaha. Ndararikira abantu kwegera Kristo kugira ngo mwakire ijambo rishobora kuruhura imitima yanyu ibabaye, iri mu marira, ihagaritse imitima, idafite ireme, itazi ibyirimo, ikora ibyaha ku manywa na nijoro. Yesu ateze amaboko kuri aya masaha, arahamagara ngo barushye n'abaremerewe ni mu musanga baruhure. Umutima ubuza amahoro ujugunya amahoro yawe. Rero kandi kujya mu ijuru ni ukwizera, tuzazamurwa no kwizera, ni ukumenya rwose ku byahanuwe cyangwa se ibyiringirwa ko bizasohora, ibyo Imana yavuze ko bizasohora. Rero nimba Kristo azaza, ibizamubanziriza n'ibyo ngibyo ubona biguteye ubwoba, biguhagaritse umutima, ubuze uko ubyifatamo, ubuze icyo wavuga, ubuze icyo wakora. Ariko genda kurangira inzira y'uko koko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nanone ntawe uzajya kwa se atamujyanye. Ariko abazamunyuramo bose ni uko watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ugakizwa, ukareka ibyaha, ukakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu nkuzaniye muri aya masaha rero ni Yesu usumba abami, usumba ibikomangoma byo mu isi, usumba abaperezida bose, koko icyubahiro cye nta n'umwe bazagisangira. Ni Imana ifite amateka muri iyi si. Yesu yaritanze kugira ngo ducungurwe, amena amaraso, acumitwa icumu ryo mu rubavu, yambika urugori rw'amahwa, azamurwa ku musaraba w'isoni, abambanwa n'ibisambo iburyo n'ibumoso. Biriya rero byagaragazaga imbaraga nyinshi yatanze kugira ngo tubashe kumwegera dukijijwe kandi imitima yacu yejejwe n'amaraso ya Kristo. Ntacyo nabasha kukubeshya rero ngo ndaza hano nkubwire ngo ugera Kristo wigumiye mu byaha byawe, ukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Oya, kwegera Kristo ni ukwihana, ni ugukizwa, ni ukureka ibyaha, ukanga gukora nabi, ukiga gukora neza. Izina rya Yesu rihimbazwe cyane. Muraza kumbabarira ndwaye inkorora. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryahindutse iry'igiciro cyinshi. Yesu rero ndimo mvuga muri aya masaha mbwira abantu b'Imana banteze amatwi,
afite imbaraga zirenze iz'abadayimoni baguteye ubwoba, afite imbaraga zikiza, ashoboye guhagarika icyorezo kiduhagaritse imitima, ashoboye kugukiza ibyaha byawe. Hari abantu bari mu busambanyi bakabikora bakumva babyishimiye, Yesu yaje kugukiza ubwo busambanyi bukugoye. Hari abantu bari mu biyobyabwenge, urumogi n'ibindi n'inzoga, ibisindisha, Yesu yamanikiwe i Karuvari ku musaraba kugira ngo agucungure ureke ibyo byaha byawe byose bikuruhije kandi biguhetamishije. Nkuzaniye Kristo rero ushobora kukuruhura izo mvune z'imitima. Umwanditsi Petro yaravuze ati nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Baramujugunye, abanyabyaha ntago bamwizeye, ntago bashaka kumwemera, ntago bashaka kugira ngo abaruhure. Ariko Yesu yaje kugira ngo aturuhure imitima, atukureho imitwaro ituremereye. Nyamara twebwe dukunze kubikora kandi tukumva bitunyuze, tukumva biduhesheje amahoro. Ndagira ngo nzane televiziyo y'Imana imbere yawe, X-ray y'Imana inyura imbere yawe. Wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, wa musore we, cyaremwe cy'Imana, Imana yaremye mu shusho y'Imana. Kw'Imana ari yeri kabizegerwa n'abera, kwiguhamagara ariyo kwizerwa no kubikora ikabizabikora. Niguhamagara ukazatunguka imbere y'Imana uri umunyabyaha ko utazaraga ubugingo buhoraho, ni yihe nama wigira kuri aya manywa ubifashwemo n'ijambo ry'Imana? Yesu waravuze ngo nitumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana rihinduka iry'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Yesu yongera ahabwe icyubahiro. Umurongo wa 4 nuko wavugaga. Umurongo wa 5 reka turebe ijambo ry'Imana ngo namwe mwubakwe, mwemere mwubakwe nk'amabuye mazima, ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera. Niryo nimo mvuga rya jambo. Kwera birakwiriye ku buzima bw'abakurikira ijambo ry'Imana, kwera birakwiriye ku buzima bwacu twebwe abavuga butumwa bwiza, kwera birakwiriye ku muntu wese wezwe n'ijambo wumvise. Kuko Bibiliya iravuga ngo itangiro ryo kumva turiheshwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kumva utarabwiwe, no Bibiliya bivuga ngo wakumva gute utarabwiwe, wamenya gute utarasobanukijwe ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Rero Imana iradushakaho ko tuba abatambyi bera, bavuga ibyera, bakora ibyera, babeshejweho n'ijambo ry'Imana, kugira ngo duhinduke inzu y'umwuka kandi Imana ishima ikunda cyane. Ni ryari rero tuzahinduka inzu y'umwuka, tugahinduka abatambyi batamba ibitambo byera bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo? Ni igihe tuzubaka urufatiro rwacu ku ijambo ry'Imana rizima. Twasigiwe na Kristo urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ba Kristo. Ngira ngo ibintu birimo bitugora nk'abavuga butumwa bwiza muri iyi minsi kugira ngo abantu babashe no kumenya ibyo turi byo, nuko dushaka kuvuga ubutumwa butera, nuko dushaka kubwira abantu Imana ku minwa twebwe ubwacu dukora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo turindererwamo, abantu bose baratwireberamo. Iyo uvuga Kristo abantu barakureba, ninde urimo uvuga Yesu? Ijambo ry'Imana urimo uvuga ryubakiye ku yahe mahame? Ijambo ry'Imana urimo ubwira abantu utangira amafaranga, ntabwo tuvuga ubutumwa ku buntu. Birashoboka ko ari naho baduca amafaranga kugira ngo abantu babashe kumva ubutumwa bwiza. Ariko ni gute watanga icyokeri, ugatanga igihe cyawe, ugatanga umwanya wawe, ugatanga amafaranga yawe, warangiza ukaza kwirirwa ubeshya abantu ubabwira ibintu bitajyanye n'ijambo ry'Imana? Ibitambo Imana ishaka ni ibitambo byera, kugira ngo duhinduke inzu y'umwuka. Twebwe ubwacu ni ubuturo Imana ituyemo. Sefaniya 3:16 Bibiliya iratubwira ngo n'Imana iri mu buturo bwayo bwera, iri imbere muri twe n'intwari. Imana tuvuga ntituyihaha, ntituyikura ku bandi, n'Imana dukura mu ijambo ry'Imana Bibiliya yera. Hanyuma umwuka wera akadufasha, umwuka wera akaba muri twebwe atuyobora mu nzira zo gukiranuka. Bimeze bite mu buzima bwawe muri aya masaha? Kuki unezejwe n'ibyo urimo ukora bitajyanye n'ijambo ry'Imana? Ibiyobyabwenge bitwaye abasore benshi n'abakobwa benshi. Njya mbibona giye ukuntu abantu bazezengeye. Ntushobora kwicara ngo wigaye ngo ibyo urimo ukora ntago bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ese Imana iguhamagaye watunguka imbere y'Imana usa gute? Ubusinzi butwaye abantu benshi. Abagore bari mu kabari, abakobwa bari mu kabari. Ubusambanyi butwaye abantu benshi. Natwe tugashyigikira ngo Satani, ngo ni igihe cya Satani ngo arimo akora imirimo ye. Ese kuki akoresha abana b'Imana imirimo y'Imana? Wewe waremwe mu shusho y'Imana,
uri umwana w'Imana, uri umukozi w'Imana. Imana igufitemo ibyiringiro yuko ushobora gukizwa ugatamba ibitambo byera bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo wamenye. Rero ndararikira abantu mwese kwizera izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana uriho kandi uzahoraho. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu wese nahamagarwa yarakoze neza azarenguka imbere y'Imana ari icyaremwe cyiza Imana yishimira. Koko ijuru ririmo rirarimbishwa kugira ngo Kristo naza gutwara itorero, umugeni wa Kristo azazamurwe nta kizinga nta munkanyari. Ariko bimeze bite wa mugabo unteze amatwi? Bimeze bite wa mugore we? Bimeze bite wa musore we? Bimeze bite wa mukobwa we? Ijambo ry'Imana rigufitiye mu maroki muri iyi minsi ya none. Ijambo ry'Imana urumva watera intambwe ukigira imbere. Nimba utanashoboye ugahamagara tukagusengera, ariko ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana irarushya abantu bari mu byaha, iravuga ngo turapfusha tukarira, ariko Imana yapfusha abantu bagaseka. Kuki twanezerwa n'abantu bakora ibyaha? Ubutumwa jyewe mvuga ni ubutumwa buzanira umuntu kwihana no kubabarirwa ibyaha bye, akabaho mu mudendezo wa Kristo, yumva amahoro n'ibyishimo akuye mu ijambo ry'Imana. Imana ibaduhera umugisha cyane. Abanteze amatwi, umurongo wa 6 ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uwizera ntabwo azakorwa n'isoni. Sifa kwa Mungu wa Israeli. Yesu yongera ahabwe icyubahiro mu mutima wawe. Yesu yongera ashyirwe hejuru y'ubugingo bwawe. Bibiliya yavuze ngo ibuye ni Kristo, ngo n'uw'igiciro kinini n'uw'igiciro cyinshi, umwizera ntabwo azakorwa n'isoni. Ayo mahame ni amahame dukwiye kubakiraho nk'abakozi b'Imana. Ayo mahame ni amahame dukwiriye gushingamo ibirindiro, kudazakorwa n'isoni ku munsi Imana izabiduhamagaye, kutazakorwa n'isoni igihe uzaba urangije urugendo rwawe hano mu isi. Ntawe uzatura n'igiti kibaho kikuma kigacanwa, aho cyatewe kikongera kikarimburwa hagashibuka ikindi. Imana idufitemo ibyiringiro yuko tukwiriye kumva tubihejwe n'ubutumwa bwiza tubwirwa. Nta soni zizagukora waretse kunywa itabi, nta soni zizagukora waretse kunywa ibisindisha, nta soni zizagukora igihe uzaba wihannye ushaka kubona umwami Imana. Ngwino wakire Kristo, gaya ibyo urimo, binenge, birambirwe, wumve ko ntacyo bizakumarira. Maze iminsi mfite agahinda mu mutima wanjye. Abakozi b'Imana twatangiranye umurimo w'Imana bamaze guhamagarwa ni benshi. Abagiye mbere y'icyorezo cya COVID n'abarimo bahamagarwa muri iki gihe cya COVID. Reka mbyite guhamagarwa, koko iyo tujya kubashingura turahagarara tukavuga ngo bitabye Imana. Ariko njye nsigarana ikibazo, question mark mu mutima wanjye, nkibaza ngo se yitabye Imana iramuhamagaye koko? Imana imuhamagaye asate? Imana imuhamagaye yarakoze iki? Imana imuhamagaye agiye kumurika mirimo ki? Nimba Imana imuhamagaye. Iyo dusoma misa y'abantu duherekeje bapfuye nuko tuvuga ngo Imana irabahamagaye. Wowe Imana iguhamagaye muri amasaha, umaze kumvira ijambo ry'Imana, watunguka imbere y'Imana usa gute? Koko mu kuzimu nta mubwiriza butumwa uriyo, no mu ijuru nta mubwiriza butumwa uzasanga. Ubutumwa twumva hano mu isi nibwo bizadutungura imbere y'Imana, tugahindurwa ibyaremwe bishya mu gihe Kristo azaba yerekanwe ku gicu, cyangwa se aba yaduhamagaye. Uyu munsi impanda itaravuga, imirimo wakoze nizaguherekeza. Tubwizanye ukuri mu ijambo ry'Imana, koko ngiriweho umugisha wo kuba ndi hano aya masaha. Wa musore we, Imana iguhamagaye watunguka imbere y'Imana usa gute? Wa mubyeyi we, Imana iguhamagaye imbere y'Imana watunguka imbere y'Imana ujyanye minyago ki? Imana ikubajije imirimo wakoreye mu isi, igitabo cyawe ikakibumbura. Ntago wajya kubona ukabona abakobwa basambanye nabo, ukabona abagore basambanyije, cyangwa se wa mugore we warasambanye n'abagabo, iyo dosiye akaba ariyo iri mu gitabo Imana ikwereka. Koko mwene abo bantu izavuga ngo nimugende kwa so Satani, mwa nkozi zibi bimwe, mwabana b'inzoka mwe, mwariho umuvumo kuva isi itangiye kuremwa. Ariko umuvumo tuwukira kubw'ijambo rya Kristo. Iyo turyemeye tukaryizera, duhinduka abana b'Imana isumba byose. Kuko Imana yaremye abantu b'Imana, ariko bamaze kwizera ijambo ry'Imana bahindurirwa kuba abantu b'Imana, bahindurwa kuba abana b'Imana. Babaye abana b'Imana, Bibiliya ivuga ngo nta teka bazacibwaho, kuko bemeye ijambo rya Kristo ry'umusaraba.
kubw'iryo jambo rero twaracunguwe, twarabatuwe, dufite amahoro muri Kristo. Ndakurarikira kwakira amahoro muri Kristo Yesu. Ndakurarikira gutura ubusambanyi bwawe muri Kristo Yesu. Ndakurarikira kwihana kunywa inzoga muri Kristo Yesu. Waba urwana warahebuje, uriho amakashe, uriho ibintu byose bibi, ngwino kwa Yesu agutabare. Yesu ateza amaboko kugira ngo akwakire, ubane n'Imana neza, kugira ngo uzarangize urugendo rwawe mu isi utariho umugayo kandi urabagirana, uriho ubwiza bw'Imana. Umurongo wa 7, inshuti bakunzi bacu mudukurikiye, niwo tugiye gusoma. Ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi yuko ari iby'igiciro cyinshi koko naho akubatizera kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Nibuye rititaza ni urutare rugusha. Izina rya Yesu ritubabarire cyane. Ngo kandi ubwo mwizera nta soni zizabakora, niko biratubwiye. Ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizera yuko ari iby'igiciro cyinshi, ni amahoro kuri mwe. Ariko kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ngo nibuye rititaza ni urutare rugusha. Abantu baguye rero ku ijambo ry'Imana. Ndimo ndibaza ko n'abacyuye igihe cyabo, nimba baragiye batejejwe, baritsitayeho. Abumvishe amagambo y'Imana kuva kera ntibizere Kristo, n'uyu munsi baracyakomeje gutsitara, koko gupfa kuzapfa. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18 iravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha biri mu mirimo yanyu, mwange gukora nabi, mwige gukora neza. Urimo uranga gukora nabi? Urimo uriyuhagira mu maraso ya Kristo? Urimo uriboneza mu ijambo ry'Imana? Kuko ijambo rye riravuga ngo muri Ezekiyeli ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa ko azapfa, ariko wowe ntumusange uwo munyabyaha ngo umugire inama ave mu byaha bye. Uwo munyabyaha napfa azapfira mu byaha bye, ariko amaraso ye Imana izayabaza abavuga butumwa. Imana tweze itubabarire cyane abavuga butumwa bubi batavuga Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abavuga butumwa barimo bayobya abandi. Abavuga butumwa bigize abatubuzi ku mbuga n'ama YouTube. Ndagira ngo mbabwire ngo iryo buye abandi abubatsi banze kuri twe, ku Mana Data wa twese yaduhamagaye ikadutuma, niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Rero ngo nibuye rigusha, nibuye rititaza n'urutare rugusha. Ngo abantu batitara ku ijambo rye ntibaryumvire kandi aribo ryaremewe. Sifa kwa Mungu wa Israeli. Ndavugana n'abantu batitara ku ijambo ry'Imana ntibabashe kuryumvira kandi aribo ryaremewe. Ukabasha gukanura amaso ukumva ubutumwa bwiza, amatwi yawe akumva ibibwiriza, ariko ntubashe kwifatira umwanzuro ku byaha byawe. Ese iherezo ry'ubugingo bwawe ni irihe? Ese uzaguma muri ibyo ngibyo bikumarira iki? Ndakurarikira kwakira Kristo, nimumwegere. Uyu mugoroba ateza amaboko, ashobora kukubarira ibyaha byawe byose. Wimutsitaraho ngugwe, utitare ku ijambo rye rizagucireho iteka kandi ari wowe ryaremewe. N'Imana y'abafite umubiri bose iteza amaboko ngo ikugirire ibambe. Zana ibyaha byawe kuri Kristo, zana ibikunanije kuri Kristo, zana indwara zawe kuri Kristo. Ngwino, nta kintu na kimwe kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Yesu arakugirira ibambe kandi arakubabarira. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana inkoreye ibitangaza byinshi. Nabanye n'Imana mu buzima butandukanye. Narayitabaje ndwaye, Imana irankiza. Nari mu rupfu, Imana irahankura. Nari mu byaha, Imana irankiza. Iyangiriye neza nawe yakugirira neza. Ngwino twisunga amaboko y'Imana, twe gutsitara ku ijambo ry'Imana ngo tugwe kandi ari ryo twaremewe. Yesu aracyahari rero, aracyateza amaboko kugira ngo agutabare. Ntugire icyaha na kimwe usigarana, ntubone ko hari icyaha kiri bunanire Kristo. Ibyo byose bikuniza, ibyo byose bikunanije, ibyo byose biguteye ubwoba, Yesu arahari kubigukiza. Umurongo wa 9 niwo ngezeho. Imana Data wa twese yongera iganze mu mitima yacu. Ngo batitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryaremewe. Umurongo wa 9. Ngariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse,
ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Sifa kwa Mungu wa Israeli. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Murumva ishema, murumva icyubahiro dufite ku Mana. Twebwe kuba twaratoranyijwe, Imana ikatugirira icyo cyizere. Ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami n'ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Yaturonse gute Kristo? Nuko twemeye kumwegera, nuko twemeye kumubamo, akaba muri twebwe natwe tukaba muri we. Mwibuke Yesu yaravuze ngo nimuba muri jyewe nanjye nzaba muri mwebwe. Yesu ni umwana w'Imana, aravuga ngo nta mugaragu uzaruta shebuja. Natwe tuzahindurwa kuba abana b'Imana kubw'ijambo rya Kristo. Ngo nk'uko umubyeyi yavanga amaraso n'umwana we akamubyara bahuje amaraso, niko Kristo natwe yavanze amaraso ye n'ayacu. Turi abana b'Imana. Kuki twigira ibyihebe bya Elishababu mu gakiza k'Imana, tukanga kuba abana b'Imana, ahubwo tukaba abantu b'Imana bemera gukora ibyaha? Mwibuke neza, Imana yaradutoranyije, Imana idufitiye icyizere. Baba abakozi b'Imana banyumva, baba abantu badakijijwe banteze amatwi, ni ukuri twaratoranyijwe. Kudutoranya rero, Imana ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, ikemera ko twegera Kristo ari we banze ryo kwizera, ari we nzira n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Satani amujyanye. Idini yawe waba ufite ntacyo yabasha kukumarira. Ibyo wirata, amaboko, amafaranga, amashuri, uburanga, byose ntacyo byabasha kugukiza ku munsi w'amateka. Icyo Imana izareba ni umutima wakijijwe, n'akanwa katuye ibyaha byako, n'amavi yapfukamye, n'amaboko waramburiye Kristo umubwira ngo uremeye, uratsinzwe, uraje nagutabare. Ngwino rero nawe uhinduke ubwoko bw'abatambyi bwera, bubasha kwamamaza ishimwe ry'Imana yabwo. Imana ishimwe. Ku murongo wa 10 reka twumve ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 9 hari ahantu Bibiliya itubwiye ngo natwe Imana yadukuye mu mwijima ituzana mu mucyo w'itangaza. Aho mu mwijima niho abantu basambaniraga, aho mu mwijima niho abatubuzi batuburiraga, aho mu mwijima niho abanyabinyoma babeshyeraga, aho mu mwijima ni kure y'ubwiza bw'Imana. Ariko mwumvishe ko ijambo ry'Imana itubwira ngo natwe twariyo, Imana idukura yitugirira icyizere. Uyu munsi ntago turabanzi b'umusaraba, dufite imbaraga z'agakiza k'umusaraba. Ubwo Bibiliya itubwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga n'agakiza k'Imana. Ndabifuriza rero kuza kwifatanya nanjye mu ijambo ry'Imana kugira ngo Yesu abashe kutugirira neza. Wiba ikihebe cyo kuba kure y'ijambo ry'Imana, wizunika ubuzima bwawe kugeza aho uvuza induru nk'aho umuremyi wawe adahari. Imana irahari kugutabara, Imana irahari kukubabarira ibyaha, Imana irahari kukweza. Ngwino witikamirwa n'ibyaha, ngwino witakaza icyizere cyawe ku Mana. Uri umwana w'Imana, niwakira ijambo rya Kristo rirakubatura, riragukiza ibyo byose, rirakugirira neza. Ku murongo wa 10 reka turebe ijambo ry'Imana ngo kera ntitwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntitwari twakababarirwa, ariko none twarababariwe. Imbabazi z'Imana i Karuvari ku musaraba i Golgotha zarabonetse, natwe turabagabo baguhamya. Iyababariye ubugingo bwanjye yakubabarira nawe. Iyababariye isi yose, nawe uwo mubare wakwifatanya natwe mu ijambo ry'Imana, ukabasha kuza Yesu nawe akakubabarira, akagukuraho izo ngoyi z'ibyaha, akagutura uwo mutwaro ukuremereye. Koko ateze amaboko aya masaha, ateze ugutwi, ategereje kubumbura akanwa ukavuga ngo ibinduhije nibi, ibingoye nibi, mwami nanjye ndaje. Rero ndi hano kugira ngo dufatikanye ishimwe ry'Imana kuryamamaza. Ngwino Kristo ateze amaboko n'umunyebambi. Imana ishimwe yongera ihabwe icyubahiro. Kera ntago twari twakababariwe, ariko uyu munsi twarababariwe. Kuba dufite amahoro muri Kristo n'imbabazi z'Imana twirata, kuba tubayeho nta mitima ihagaze muri twe, kuba tuguwe neza, twarababariwe. Ubugingo bwacu bumeze neza, bwishimiye agakiza k'Imana. Ngwino kuri aya manywa ufatikanye nanjye, ngwino wisunge umusaraba wa Kristo, ngwino wisunge ijambo ry'Imana, ngwino wiheranwa n'amarira, ngwino wiheranwa n'agahinda. Kristo arahari ngo akubabarire byose, kandi izina ryawe ryongere ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho bw'Imana. Amen. Imana iduhana umugisha. Umurongo wa 11 ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri
abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri w'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo bwanyu mu Mana. Hari ibintu bidusunikira mu kurimbuka, bigutwaza igitugu muri aya masaha ntashobora kumenya, ariko umutima wawe wowe twabanye ushobora kumenya ngo ni ibihe. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mwanditsi Petero wa mbere ngo yahuguraga ubwoko bw'Imana, aravuga ngo hari ibintu bidutwaza igitugu mu Mana, hari ibintu bitatwemerera ko twakunda Kristo no kumukorera neza. Ibyo bidutwaza igitugu mu Mana yarabibonye Petero, aravuga ati birahari, bibe ngombwa ko bihari, koko nimba umuntu adashobora gukizwa ngo abe mu mudendezo w'agakiza k'Imana, hari ibintu bimutwaza igitugu. Pawulo we yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza, ngo ariko najya kureba nkabona ibibi byantanze imbere. Ibyo bibi rero ni ibyangwa n'amaso y'Imana. Ibyo ni byo ukora ugacibwaho iteka, bikakujyana mu bwigunge, bigatuma umutima wawe ugira ubwoba ngo urapfuye, urarimbutse, isi irashize, uzarimbukana n'isi. Oya, imbabazi z'Imana ziba kuba mwizera. Kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu ku mukristo w'ukuri. Nupfa warakijijwe uzagende, tuzaguherekeza tukuririmbire ngo aheza ni mu ijuru. Ariko nupfa ufanye ibyaha, mu kuzimu nta mugambi, nta mubwiriza butumwa uriyo, aho niho uzagenda ukabikwa, umubiri ugasubira mu ivu, amagufwa akazazurwa kuri wa munsi, kandi ukazazukira gukorwa n'isoni. Mwibuke neza ko iburyo hazaba hari intama, ibumoso hari ihene, abo ni abazapfa badapfiriye mu mwami. Yesu rero hari ijambo yavuze rirambabaza, aravuga ngo abari ibumoso basa n'ihene, ngo azababwira ngo nari mu isi ndwaye ntimwandwaje, nari nambaye ubusa ntimwanyambitse, nari mu nzu y'imbohe ntimwaje kunsura, ngo nimugende mw'abana b'inciramwe mujye kwa so Satani, mwakoreye uhereye kuremwa kw'isi. Ibihembo byabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazahekenya amenyo kugeza iteka ryose. Iyo nyanja rero iteye ubwoba, inyanja y'umuriro n'amazuku iteye ubwoba. Nigeje kugira umugisha w'Imana nerekwaho gatoya. Pawulo yaravuze ngo twerekwaho agace, ntitwerekwaho byose. N'uyu munsi yanyumvise cyangwa nkongera kuyitekereza uburyo nayibonye mu gihugu cy'umwuka, numva inteye ubwoba, kandi kantera ubwoba ntafite imbaraga zishobora kuba nabwira umuntu wese unteze amatwi uri mu byaha ngo nakizwe. Iriya nyanja ntigira itangiriro, ntigira iherezo. Umuriro wakamo ntuzima, amanywa na nijoro uhora waka. Nta nkwi nabonye zirimo, nta kibiriti nabonye bacanamo, nta esansi nabonye bamenamo. Iriya nyanja iteye ubwoba, iraka amanywa na nijoro. Mu ndiba y'iyo nyanja, hasi ku musenyi wayo cyangwa se aho yabigarukira, harimo amavunja adashobora gupfa, ahora abyibushye, yiteguye kuzarya abantu babanzi b'umusaraba. Nigeze kwerekwa ibihumbi n'ibihumbagiza bizajyamo ni byinshi, amamiliyoni n'amatiriyoni y'abantu, kuko iriya nyanja nabonye yarahawe kwakira abantu benshi babanzi b'ijambo ry'Imana. Ngira ishyaka n'urukundo, navuga ngo Imana ikintije kubaho, Imana ikintije kuba mpumeka, nkaba nkifite umwuka wera w'Imana. Igihe cyose nzagirirwa umugisha wo kuba ndi kuri mikoro no kuri televiziyo no ku ma YouTube channel, nzabwiriza abantu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Ariko reka nsoreze kuri iri jambo nanone, Yeremiya ibice 13, turimo turajya inama. Umurongo wa 11 niho ndi busoreze. Yeremiya ibice 13 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, erega nk'uko umushumi ufata mu rukenyerero rw'umuntu, niko nikomeje kuba inzu ya Isirayeli n'iya Yuda, n'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda yose, niko umwami w'Iteka avuga, ngo bambere ubwoko n'izina n'ishimwe n'icyubahiro, ariko ntago barakabimenya. Ndasubiramo, Yesu ahimbazwe cyane. Ijambo ry'Imana Yeremiya 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, ngo erega nk'uko umushumi ufata mu rukenyerero rw'umuntu uwukenyeje, niko nikomeje ku nzu ya Isirayeli yose n'inzu ya Yuda yose,
niko umwami w'Uwiteka avuga, kugirango bambere ubwoko n'izina n'ishimwe n'icyubahiro, ariko ntibarakabimenya. Yesu atubabarire cyane. Murumva ko amaboko y'Imana nta gihe ashobora kutuvaho. Murumva ko hari igihe nta kintu na kimwe Imana itabana natwe. Ndetse namwe muhagaritse imitima muvuga ko mupfuye mugowe muzarimbukana n'iki cyorezo. Ibyo ni ibitero by'abadayimoni, kandi nta gihe na kimwe tudacyaha dayimoni ngo ahunge. Tumufiteho ubutware n'ubushobozi bwose. Icyakaduteye ubwoba si urupfu rugiye kutujyana, icyakaduteye ubwoba ni ugutunguka imbere y'Imana dufite ibyaha n'ibicumuro. Ariko nanone twihanye ibyaha n'ibicumuro tukabana n'Imana neza, Imana yabasha kutweza. Wanapfa ukajya mu ijuru, wanabaho ukazamamaza ishimwe ry'imirimo y'Imana yawe. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Ngwerega umushumi nk'uko umushumi ufata mu rukenyerero rw'umuntu uwukenyeje, niko umwami w'Uwiteka yikomeje ku nzu ya Isirayeli yose n'iya Yuda yose. Impamvu Imana itwikomejeho mu Rwanda hose, mu bihugu bya East Africa hose, mu isi hose, icyo Imana itwikomerejeho ni iki ngiye kubabwira. Ni ibintu bitatu Imana itubwiye. Icya mbere ni ukugira ngo tube ubwoko bw'Imana, twongere duhinduke izina ry'Imana, twongere tube n'ishimwe ry'Imana, twongere tube n'icyubahiro cy'Imana. Nta yindi mpamvu yatuma ubaho, yatuma wiga amashuri ukarangiza, yatuma wubaka amazu y'ibitabashwa, yatuma ugendera mu byogajuru, yatuma wurira indege, yatuma urata icyo uri cyo, yatuma witwa apotre, yatuma witwa reverend cyangwa se evangeliste n'ibindi nk'ibyo. Icyo Imana ishaka ni ibintu bine: kuba ubwoko bw'Imana, ukaba izina ry'Imana, ukaba ishimwe ry'Imana n'icyubahiro cy'Imana Imana yirata. Ibyo rero bitabonetse ku buzima bwawe, waba urimbana ibirimo inda, waba uceza nta muziki, iherezo ryawe ryaba ari ribi. Ndakugira inama rero ngo wifatanye nanjye. Abantu Imana yikomejeho ni abayimenye, ni abatuye ibyaha, ni abantu bababariwe ibyaha, ni abafite iherezo ryiza ku Mana, ni abita ku bugingo bwabo. Kuko umuntu utita ku bugingo bwe kuri urya munsi azabubura, ariko uwita ku bugingo bwe ku bwa Kristo yamenye, kuri urya munsi azaburengera, kuko azabubona bundi bushya. Ariko utabwitaho azabubura, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Hahirwa rero uwita ku iherezo ry'ubugingo bwe. Umwami Imana aduhana umugisha ku bw'aya magambo. Ndashoje, ariko ndakugira inama, we wanteze amatwi, we wankurikiye, niki wabwira Imana muri aya masaha? Rambirwa ibyo ngibyo wabayemo, bizinukwe, byange, urunuka, ubivemo wisunga amaboko ya Kristo. Ngwino ubane n'Imana, fatanye nanjye gusenga. Ibyifuzo ufite urashobora gupfuka mukabibwira Imana, kuko Imana irabonwa ku musozi wera. Imana irabonwa. Ntago tukiri abana bo guhekwa ngo nsengera. Nawe ubwawe wakwisengera, kandi aho upfukamye aho ngaho Imana ishobora kukumva. Ariko ubonye utabishoboye, waduhamagara ku murongo wa 078-250-40-77. Ubonye utabishoboye kwisengera, waduhamagara tukagufasha. 078-250-40-77. Ukampamagara Evangelist Tesire Beatrice, nkagufasha gusenga. Imana iduhana umugisha. Reka dusenga Imana dusoza. Aho uri wapfukama ukarambura ikiganza cyawe, tukabana nanjye muri uyu mwanya turi imbere y'Imana. Mwami Imana yanjye, ndagushimiye kubw'iyi saha no kuri uyu munota. Nshimiye izina ryawe ryera, mugabo w'ingabo, ntwari mu ntambara, mutabazi wa Yakobo. Imana yacu itwumva kandi dukunda. Mbwirije ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa mbere, Mwami Imana, ibice 2 ku murongo wa 4 niho nahereye ijambo ryawe. Nsoreje muri Yeremiya ibice 13 umurongo wa 11. Ni imvugo yawe, kuko wavuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe nawe. Ndabizi ko bigira umumaro kutwigisha. Ubwoko bwawe bwanteze amatwi, unyemerere ubugirire neza. Imbaraga z'Imana zibane nabo muri iri jambo, kandi uheshe Mwami Imana yanjye umutima wateze amatwi ijambo ryawe, kugaya ibyo bakora, ibyo bakoze bitakunejeje, kuko turi mu bihe by'intwarane, intwari zinaniwe. Ubwami bw'Imana butwaranirwa intwarane zikabugishamo imbaraga. Ndagira ngo ufashe buri muntu wese wumvise ijambo ryawe, abashe kwihana no kwatura no kugaya ibyo agenderamo. Wongere utega amaboko ubakire abihana, Mwami, uhindura amazina yabo mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, ubane n'isi yose, abaguteza amatwi, abagukunda, abagushaka, reka bakubone Mwami.
wongere urwanye ibibarwanya, utsembe ibyabatsemba, unanize ibyabananiza, utesha agaciro ibyabatesha agaciro, uzamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwa buri wese. Ukize abarwayi bari mu bitaro muri aya masaha, ubabarire abari mu nzu z'imbohe, ubaburanire ubarengere, wubakira abatagira aho baba, ubabarire Mwami Imana imfubyi n'abapfakazi, wongere uhereze umugisha igihugu cyacu, ufashe abayobozi bacu barinde, ubahe ubwenge bwo kuyobora iki gihugu, kuko utabashije kubayobora Mwami Imana ntacyo bakwigezaho, ariko ni wowe utanga ubwenge no kumenya no guhishurirwa, kandi nta butegetsi bujyaho butashyizweho nawe. Reka bose bacishwe bugufi, buri muntu wese agendererwe nawe kandi agirirwe neza nawe. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen.